Turabasuje bakunzi b'Umukino TV nkuko bisanzwe tubagezaho amakuru agiye atandukanye yaba ya siporo cyangwa se kubigeneye n'ibyafasha umubiri wacu. Uyu munsi wa none turarebera hamwe ku rubuto rwitwa avoka. Turarebera hamwe akamaro ka avoka ku gitsina gabo. Avoka ni urubuto rukunzwe na benshi, by'umwihariko bakunda cyane kuko ari rwiza iyo rushyizwe ku mafunguro. Nubwo ari uko bimeze ariko buriya avoka ifasha igitsina gabo cyane nkuko tugiye kubirebera hamwe. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Healthline kigaragaza ko avoka ifasha cyane umugabo wayiriye mu gikorwa cyo kugarura ubuzima n'ubuyanja ku gitsina cye mu gihe cyo gufata umurego ntikimutenguhe. Uretse ibyo kandi avoka ifasha no mu bindi bice by'umubiri byerekeye imyororokere ku ruhande rw'umugabo. Ikinyamakuru twagarutseho haruguru kigaragaza ko avoka ifasha cyane mu kongera imibereho myiza mu gihe cyo gutera akabariro, kuko ituma udusabo tubika intangangabo tubaho neza kandi tukazikora neza. Hanyuma bavuga ko kurya avoka cyane bituma mu mubiri hiyongeramo vitamine E ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Umugabo ukunda gukoresha avoka cyane ntabwo ashobora guhura n'ibindi bibazo ibyo ari byo byose by'ubuzima bishingiye ahanini ku gikorwa cyo gutera akabariro no kubura intanga zikomeye. Noneho hari bamwe mu baganga bo bemeza ko ikiribwa cya avoka gituma hatabaho kwangirika kwa DNA, bikaba byatuma umugabo atabasha kubyara mu gihe yashatse. Muri avoka hagaragaramo potassium, oleic acid, fat ndetse n'ibindi bifasha amaraso gutembera neza cyane. Abagabo bagirwa inama yo kurya byibura avoka imwe ku munsi mu rwego rwo gukomeza kunguka no kwigwizaho ibyiza byayo. Bakunzi rero b'Umukino TV, reka dukomeze twirebera ibyiza byo kurya avoka. Nkuko twari tubonye akamaro ka avoka ku mugabo cyangwa se ku bagabo, ubu nonaha tugiye kurebera hamwe ibyiza birindwi ku buzima bw'umuntu urya avoka, aricyo abenshi bazi kuri avocados. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya ibyiza byo kurya avoka, kuko biragoye kubona abantu barya avoka mu gihe bagiye kurya. Kandi nyamara abahanga mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko avoka igira akamaro kanini ku buzima bw'umuntu. Avoka ifatwa nk'ikiribwa cy'ubuzima ku isi kuko ngo ikungahaye ku ntungamubiri zo mu biribwa zigera kuri 25 nka vitamine A, B, C, E na K. Hanyuma ikagira copper iron, ikagira magnesium, avoka ikagira na potassium. Avoka kandi ngo igizwe na fibre cyangwa se fibre, ikagira proteine ndetse ikaba inakungahaye ku bindi bintu byinshi. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya ibyiza byo kurya avoka kuko biragoye kubona abantu barya avoka
mu gihe bagiye kurya, kandi nyamara abahanga mu bijyanye n'ubuzima bavuga ko avoka igira akamaro kanini ku buzima bwa muntu. Avoka dore icyambere, akamaro ka mbere voka ifitiye ubuzima bw'umuntu. Avoka ikungahaye kuri vitamini B6, ikaba ikungahaye kuri folic acid, ifasha guhindura ibipimo bya homocystine, kuko iyo homocystine igiye mu bipimo byo hejuru biba byongerera ingaruka mbi ku mutima zo kwandura indwara z'ibyuririzi mu buryo bworoshye. Kandi avoka nanone ikungahaye kuri vitamine E ariyo glutathione. Avoka kandi igakungahara muri imwe mu misemburo ituma umutima ukora neza. Kugabanya umuvuduko w'amaraso. Voka igira uruhare mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Avoka ikungahaye kuri beta sitosterol, ifite inshingano zo kugabanya umuvuduko w'amaraso, nk'uko ubushakashatsi bubyerekana ngo umuntu urya avoka byibura iminsi 7 aba afite 17% byo kugabanuka k'umuvuduko w'amaraso atembera. Avoka ikindi ikora kuringaniza isukari yo mu maraso, nabyo turaje tubirebe. The monounsaturated fats yo muri avoka ifasha umuntu gushyira ku gipimo nyacyo isukari yo mu maraso, kuko isukari nyinshi yo mu maraso ntabwo ari nziza ku buzima bw'ikiremwa muntu. Voka irinda indwara ya kanseri. Icyo bita oleic acid yo muri avoka ni acide iba muri avoka ifasha umuntu kurwanya kwandura indwara ya kanseri. Icya gatanu, avoka irwanya umwuka mubi uturuka mu kanwa. Avoka ni kimwe mu bintu karemano byoza mu kanwa ndetse n'impumuro itari nziza. Iyo umuntu arya avoka ntabwo ahumeka umwuka unuka. Icya gatandatu, avoka ituma umuntu agira uruhu rwiza. Amavuta ya avoka akoreshwa mu mavuta atandukanye yo kwisiga, kuko ikungahaye ku biribwa by'uruhu ndetse uruhu rugasaza neza. Kandi aya mavuta yo muri avoka arinda uruhu indwara z'ibyuririzi. Icya karindwi, avoka irinda umubyibuho. Avoka ifite kalori 200 zingana n'amagarama 100 mu gutera umubyibuho, mu gihe izindi mbuto ziba zifite hagati ya 60 na 80 za kalori zihita zingana n'amagarama 100 ku mubare munini wa za kalori. Avoka niyo ya mbere ku muntu ushaka kubyibuha. Icyitonderwa, ntabwo ari byiza kurya avoka nyinshi ku munsi, kuko bitera umwijima. Ibyiza warya imwe ku mafunguro yawe ya saa sita n'indi imwe ku mafunguro yawe ya nimugoroba. Ku munsi ku munsi ziba zihagije. Iyi nkuru rero yanditswe na Marite Munezero,
hanyuma tukaba tuyisanze ku kinyamakuru Umuryango. Aba mbifurije rero kugira ibihe byiza. Niba utarakora subscribe gerageza uyikore kandi ugerageze kuduha ibitekerezo ndetse wibuke gukora like. Hanyuma iki kiganiro mwakiyezwagaho na Harerimana Toyib. Mugire mwese amahoro y'Imana kandi imigisha y'Imana ibane namwe.